turabaramukije inshuti zacu, inshuti za DNC TV24. turabaramukije abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. turabaramukije namwe kandi muri ku migabane itandukanye, ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Amerika, Atlantika ndetse na Australia. Mwese turabaramukije. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino, imyidagaduro, iby'obokamana ndetse n'ibiganiro bivuga ku ngingo zitandukanye. Muri aka kanya tuje muri cya kiganiro tubazaniramo inkuru ibabaje cyane, inkuru zitandukanye ziba ziriwe zigaragaza muri sosiyete nyarwanda hirya no hino mu gihugu, aho uyu munsi rwose kuri iyi tariki umuturage wo mu karere ka Nyanza, umurenge n'Umukingo, aho yari atetse kanyanga iraturika ihita imuhitana, hanyuma n'uwo bari kumwe nawe arakomereka cyane ku buryo ubu ari kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Gitwe aho ngaho mu karere ka Ruhango. Ni inkuru ibabaje rero, ibabaje cyane nyaboneka, ku buryo kuyumva twahageze tuhasanga ibinyamakuru bitandukanye, BTN za DNC TV24, twahasanze ibinyamakuru rwose byari byaje kureba iyo nkuru, kuko ni inkuru ni ukuri yari ibabaje cyane kubona umunyarwanda yicwa na kanyanga ituritse ayitetse, kandi leta rwose y'u Rwanda ihora ishishikariza abantu kudateka kanyanga cyangwa kuyinywa kubera ko ari ikiyobyabwenge. Nuko none birangiye idutwaye umunyarwanda rwose. Ni inkuru ibabaje udashobora kuva. Twasanze abaturage rero batandukanye bari bumiwe bareba ibyabaye, bose bifashe mapfubyi, bifashe rwose kwitama bavuga ati ibi bintu rwose byabaye nagahomeramunwa. Nuko twaganiye nabo rero, bamwe muri bo batubwiye uko babyumva. Reka mwumve uko umunyamakuru wa BTN yakomeje ababaza ibibazo, bamubwira uko nabo babyumva, batubwira n'ukuntu nabo byabakoze ku mutima. Reka dukurikirane ikiganiro twagiranye n'abaturage bari bahari. Saa 2:50 twumva ikintu kiraturitse. Urabona ahantu cyaturikiye naho ntuye hano haruguru harimo ibirometero bitari bike, ariko ntange narabyumvise. Ubwo mu guturika kwacyo nge nabanje kugira ngo barashe muri gereza ko duturanye nayo. Urumva ari ikibombe ni misile. N'uburyo cyaturitsemo cyaturikanye imbaraga zirenze izurundi rusaku rw'imbonda nigeze nakumva. Ubwo rero abo bari mu gikoni batetse, mu bigaragara umwe ari guhuza n'inkwi, wenda undi nawe acanye, cyagiye mu byo kubyina, umwe ajya gushaka wenda no kugifata, niko kumushwanyukana kiramushwanya gusa. Ukuvuga ngo cyamukubitanye gatuza gutya, kimukubitana n'urukuta n'urugi kuko bari mu gikoni, kimukubita kimusohora. Ariko urumva cyabanje gukubita hejuru mu gisenge, amategura arasandara mu mbuga. Wakomeretse twese urumva twarahageze, biba ikibazo kugira ngo abanze agere no kwa muganga na transport n'iki, ariko twishakamo ibisubizo nk'abaturage, tumugeza kuri dispensaire Gitwe, bamukorera ubutabazi bw'ibanze, ambulance razimujyana ku hospital. Mva yangiritse guhera hano mu maso n'ijisho rivamo no mu gatuza. Umwuka wabaye mwinshi, ingunguru nyine namukubita nyine, burya natwe abaturage twe dutoranye nyine, iyo turaya naye natwe byari kudukomeretsa. Yakomeretse nyine, yakomeretse mu buryo bwo gushya akaguru, biswe nyine n'urugi, ibibaho bikamuca akaguru nyine, akaguru ke nyine kakaba kaneganega nyine, akaba nagira amahirwe bazamushyiramo tije cyangwa kagace cyangwa. Yaramuturikanye nyine, iramuturitse umutwe. Ahita apfa. Mugenzi we twamujyanye kwa muganga, bamubwira ko agomba gucibwa akaguru, bahita bamujyana i Butare. Yamumennye ruseke, tumujyanye kwa muganga, bamuha transfert y'i Butare, bamubwira yuko bagomba kumushyiramo tije cyangwa bakagaca. Twaramushyinguye ejo rwose. Ibintu ntabwo twari dusanzwe tuzi ko abikora, natwe byadutunguye mu mudugudu. Twaraye tumushyinguye. Nubwo babivuga ko arindiriye akanyanga, ariko ntabwo arindiriye akanyanga. Hano mu mudugudu wa Kigarama turi Abadiventisti, ubundi urabona hano ni Kigarama, hariya ni Kiruri,
aho ni Kinyinya bavuga yo indiri ya Kanyanga mu minsi yashize yari mwizo nce inangaha ntabwo ibyo bihari kandi no hakurya hariya bari bamaze kubihashya abashinzwe umutekano ntabwo nyiteka nta nubwo nanayiteka sinanayimwe kubera ko nakijijwe ngewe ndi umukristo bitanga isomo ry'uko kugendera mu bintu nka biriya by'ibiyobyabwenge byo kuba byateza impfu za hato na hato biriya bintu ni ibintu bibi umuntu wese yabigirinda rero nuko twabisanze aho ngaho ni mu karere ka Nyanza umurenge wo ni Mukingo nuko igihe cyo kuba abanyarwanda bagomba kumva no kudakora ibinyuranyije n'itegeko nyaboneka nimugerageze murabona ko igihe cyinshi leta y'u Rwanda ivuga ko rwose bitemewe kwenga ibiyobyabwenge none birangiye bitangiye kuduhekura nyaboneka nimugerageze mukore ibishoboka habeho kudakora ibinyuranye n'amategeko mwari kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV24 turabakunda muri inshuti nziza azakadasohoka ku batarakora subscribe share comment muyikore kugira ngo ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi bigiye bibageraho igihe kandi twarabyiyemeje tuzajya tubagerera aho mutagera tubazanire inkuru ziri ku trendinga mu gihugu majyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba mu mujyi wa Kigali hose tuzajya tuhabagerera hanyuma tubazanire amakuru atandukanye reka tubareke rero nakagaruka ciao